weho uri kureba iyi video uri kumva aya majwi baburetse kugenda, wumva aya mateka y'iyi filime The Witch. Iyi filime kuri uyu munsi wa none niyo iri gukora agahigo kadasanzwe kuri iyi si. Baburetse kugenda tubane muri aya mateka nawe yumve. Kumenya amateka ya filime nziza irenze irimo utuntu tw'utumanyeri biragufasha. Niba nawe iyi filime ushobora kuba utarayireba, dore ko isohotse muri uku kwezi. Baburetse kugenda. Nge nitwa Solomon Nyawe uri kukugeza aya majwi, urimo no kumva ku buryo bw'amajwi. Iyi filime kuri uyu munsi wa none niyo irimo guca agahigo hakurya hakuno ku isi. Iyi filime irimo guca agahigo kuri za website. Iyi filime mwibikoko kuko bavugaga filime yitwa Squid Game. Squid Game iri muri filime za mbere kuri za website yarebwe cyane kurusha izindi zose. Ariko kuri uyu munsi wa none ari yindi filime irimo guca agahigo, irimo kuyirusha, ndetse dore ko no kuri uyu munsi wa none yayirushije. Abantu bamaze kuyikurikira. Nawe iyi filime ushobora kuba utarayireba, ariko iyi filime iteguranye ubuhanga, dore ko ari nayo filime itangiye gukundwa cyane, itangiye kuba iya mbere ku isi yarebwe n'abantu benshi kuri uyu munsi wa none. Ushobora kuba ari bwo uyibonyeho cyangwa ubyumvisheho, ariko ugenda ujye ku mbuga nkoranyambaga uyisearchinge The Squid. Iyi filime yitwa The Witch, genda ku mbuga nkoranyambaga usearchinge kuri za website urahita uyibona, cyangwa ujye muri Google yawe wandikemo usearchingemo filime irimo kurebwa n'abantu benshi mu buryo bwihuse kandi mu gihe gito. Kuri uyu munsi wa none urasanga ari filime yitwa The Witch. Iyi filime niyo irimo guca agahigo, dore ko ari no gutwara ibikombe, irimo guhembwa. Iyi filime imara amasaha 2 n'iminota 50 n'amasegonda 32 kuri za website niyo iri kubica bigacika hakurya hakuno ku isi. Aga kanya tuvugana kuri uyu munsi wa none ni witwa Rocky Kimomo. Abantu bashaka kuyireba ubu yamaze kuyisobanura. Iyi filime mu Rwanda yasobanuwe na Rocky. Iyi filime na Rocky ubwe yivugiye ko muri filime zose yasobanuye iyi filime ariyo yamuhenze, kandi iyo filime yaguze amafaranga menshi kugira ngo abashe kuba yayisobanura. Abantu bakunda gukurikirana imbuga nkoranyambaga za Rocky, ndakeka ko bamwe babyumvishe, hariho n'ababizi. Iyi filime mu mateka mu gihe amaze mu gasobanuye asobanura filime, we ubwe yivugiye ko ariyo filime yamuhenze, arimo kuyigura kugira ngo ayisobanure. Aka kanya kuri uyu munsi wa none bikaba bitaraba ku buryo wajya kuri website ya Rocky ngo ube wabasha kuyidownloadinga. Ni ukugeraho ukayireba live ubundi ukagenda, kuko iyi filime irahenze. N'abantu bamaze kuyireba mu Rwanda ni benshi bihuse kandi mu gihe gito. Iyi filime ibitangazamakuru, ibinyamakuru birimo kuyandikaho biyivugaho, bivuga ko iyi filime ari igiye guca agahigo ku isi. Ese wowe waba urinde utabyemeye? Nawe ugenda ukora ubushakashatsi uvumbura urebe. Ngewe nitwa Solomon Nyawe, nemeye kuba intumwa yabagasobanuye, nemera kuba intumwa yanyu kugira ngo njye mbabudetinga bagezeho filime zirimo kubica bigacika hakurya hakuno ku isi, kugira ngo nawe nujya ku mbuga nkoranyambaga ugiye gushaka filime umenye filime ugiye gushaka iyo ariyo, kugira ngo utajya gushaka filime ugasanga filime ugiye kureba, cyangwa se wagishaka filime ugiye kureba iyo ariyo ugasanga ni igifilime kibi, ukicuza igihe wataye uri kuyireba, cyangwa n'amafaranga wayiguze, cyangwa na mega zawe wakoresheje.
njyewe ubundi ndakwabudetinga nkagukubita mapu y'agafilime keza kagezweho ku isi, keza cyane kandi gasobanuwe na Rocky Kimomo. Niba nawe ufana Rocky Kimomo, katubikorere Rocky Kimomo, ukore subscribe, nibinagukundira kore na share, ariko ntiwibagirwe no gukora like, kuko iyo ukoze like biradufasha cyane, bitwereka ko ari abantu turi kumwe nabo kandi tuba twababudetinze bakamenya aho biri kubera. Nawe ushobora no gukora like, subscribe, byaba na ngombwa ugakora comment. Ushobora kuduha igitekerezo, ibyo wifuza ko ubutaha tuzavugaho, cyangwa ibyo tugomba guhindura, cyangwa nimba twaguhaye amakuru ya nyayo, cyangwa twakwabudetinze ukamenya wagwane. Abenshi bajyaga bavuga kuri Squid Game batarabona iyi filime yitwa The Witch. Aka kanya kuri uyu munsi wa none The Witch niyo yabiciye bigacika hakurya hakuno ku isi. For real. Now, abenshi bakomeje kwibaza kuri iyi filime, dore ko nawe nuza kuyibona urubuze kuyibazaho. Iyi filime igaragaramo umukobwa udasanzwe, umukobwa ufite utumanyeri, ukina ibintu bitigeze bikinwa n'abandi bakobwa bose. Akaba ari nayo mpamvu iyi filime irimo gukundwa cyane. Filime ifite indangagaciro, ikaba ifite n'ahantu ihurira yigisha abantu. Filime nawe nuza kuyibona cyangwa n'igihe uzayibonera uzayikunda. The Witch. Jye mukomeje kumva kuri izo mikoro cyangwa uri kumva ku buryo bw'amajwi, ni Solomon nyawe. Aka kanya nusoza kureba iyi video cyangwa umaze kumva amateka y'iyi filime, cyangwa umaze kumva uburyo iyi filime ari iri kubica bigacika hakurya hakuno ku isi, ntusige udakoze subscribe.